turi haruguru gato ya Petite Barriere. Ni ibintu bitoroshye cyane. Mu kanya gato twahageze ariko amasasu yavuze turahava. Inzego z'umutekano zahise tubwira ngo twigireyo. No kuvuga ngo abaturage bashize ahangaha kuri Petite Barriere nta muturage uhari. Bivuze ko rero abasore insoresore n'urubyiruko nibo barimo kugenda batembera muri uyu mujyi cyane cyane bafite amagare, ariko nabo barimo kugenda ku nkuta kuko ngo niyo mabwiriza bahawe. Reka tugende tuganire na bamwe mu rubyiruko gato gato hano tugenda ku nkuta tureba uko bihagaze. Abasaza mumeze neza? Tumeze neza. Ndabona mwegamye ku nkuta. Kuki mwegamye ku nkuta? Nuko amasasu ni menshi cyane. Ku mazungu amazari kubomoka sana. Guca amasasu abiri gamaze kumbushwa ngewe. Harapfa kuntu zara kuri Petite mve ndi kwinjira kuri aganyuze irino kundira nyuze hano. Naguca reveri nabiri gambushijwe guca. Abantu ngo bashize mu ngo abantu hano nta n'umuntu ukiri muno mwaka gace bose. Rifasha mwakira gikutari. Kare. Barimo kwatera kagwamo hano. Ahanga Ariko hagoreza cyane. ahubwo guhagaranga guca uhagaze nganga guhagarara hano nibyo byiza tu. Barimo kugwa hose ukabyumva. Mesh cyane. Biko abantu bangango hano ngo bashizeho. Abantu nyine ibisasu biri kujya bibagwaho tukiyasi ariko nago tuzano biri guturuka. Barimo kurasira he? Bari kurasira muri Kongo. Bigo hano mu Rwanda. Ariko nago tuzano biri guturuka kabisa. Amasasu turukumva ari kugwa no ku mazu kabisa yari kumvikana bya hatari hano. Amasasu yatangiye kumvikana ryari? Mu gitondo mu rukera nka saa 12. Mwebwe ko mukiriya ko muri hanze s'abandi batari. Natwe turi gushaka uburyo tugera ku mago tukareba ukuntu tutarisha inzira tukagera mu rugo. Murumva ibintu bitoroshye cyane. Kabisa. Hagati aho ngaho abandi bahunga se bahungira he? Abahunga se wajyaye ko aho uri guhungira ko ariyo nawe kiri kugutamenyana kiri guturuka musaza. Nuko icarana hamwe nyine ugatuza none wahungira he? Abaturi Petite Barriere na Grande Barriere ngo bagiye. Ni bamwe bagiye bahungiye sinzi bagiye kure cyane. Hagize za Kigali za Musanze hose bageze. Niko bihagaze gute wowe bihagaze? Ni gutyo namwe ko muri kubibona niko natwe niko turi kubibona. Iki gitondo kuri uyu munsi mubyutse mumeze mutano muri. Tubyukiye mu rusaku rw'amasasu namwe ngira muri kuyumva. Ndabona amaduka ntawe yanze gufungura. Amaduka yafunze nta kuntu bayafungura mwaka kavuye ku rusaku rw'amasasu angana gutya. N'abantu barimo kugenda mu muhanda. Amasasu ngo ari kugwa mu kayabona. Ari kurwa no mu kanya hano ntiyare gukubita se namwe ntago mwabibonye. Naye mabwiriza mufite. Amabwiriza no kwigumira mu mazu kwikinga kubita nkuko nguko kugira atagira amabari perida turuka nkanga akaba yatugwa. Ari amabare ntacyo yabatwara umuntu. Rishobora kukwica benshi bari naho yagiye gwaho bajyanye ku bitaro mu mugi. Avuye Goma. Umusa. Yesa. Ntabwo ufite se. Sha ubwo nago wabura kubugira kuko kuvejo amasasu yiri harimo kuvuga nge nari ndi kumwe n'umuntu ku kibuga cy'indege bamurasa turi kumwe igisasu cyaraje gihita kikubita hasi kimuca ukuguru bahita bamutwara ku kigo nderabuzima cyo mu mugi. Yego. Hafi na parking y'amakamyo iparika haruguru y'ikibuga cy'indege kuri stade. Ikibuga cy'indege hari abantu barimo kuhagera. Abantu barimo kuhagera ariko ubu ngubu nta bantu benshi abenshi barazamutse. Nanjye mvuye i Kigali none kuko ejo ari abantu nahise ntwari Kigali bamaze kubona ibyo ngibyo bimaze kuba. Ubu mu gitondo nibwo amasasu yabyutse akivuga twari tuzi ko byarangiye ariko kugeza nanjye ryaringuyeho riramushije gato kuva mu gitondo saa 11 imvura yaguye abyutse igwa amasasu ararekera ariko ubu ngubu ndabona byongeye gusubira nk'ejo n'ubundi nta cyahindutse ariko abantu benshi mu mujyi wa Gisenyi basa naho bazamutse mu byahi cyangwa se kuri Mahoko niho benshi bahungiye. Ibintu biragoye ariko nta kindi kintu. Mama urimo kujya he? Ngiye mu rugo nari naje. Uretse urimo kugenda ku rukuta se? Kugira isasu ritamfata. Urimo kujya he ujya he? Urimo guhunga? Mvuye mu byahi nari navuye mu makoro ngiye mu rugo kupanga ibintu cyura abantu. Numva bitoroshye. None se mama iyo modoka ari kurangwa ishire mu gipangu man. Ndagenda nikinga ku bikuta gutya mu mihanda nifo. Uburagerayo se? Kubera Imana ndagerayo. Kuko ejo twazamutse ejo ikibombe cyatambutse cyaguye hano imbere
turi kukireba ndi kumwe n'umwana ubwo rero ntabwo byoroshye nkatwe b'abavantara ni ukuzinga ibyangushye tukagenda murakoze turatashye rwose bitoroshye umusa we bihagaze gute ewe ni ibibazo cyane ni ibibazo cyane amasasu arimo kugwa hano aya masasu ateye ubwoba cyane urabona ari kutunyura hejuru meze nabi kari kuza ati ngo mwana